Uyu munsi nkuzaniye top 10 y'abaproducer barenze cyane mu Rwanda. Bamwe muri bo bagiye batwara ibihembo bikomeye cyane haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Nk'ibisanzwe turaziguhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Icyo usabwa nta kindi ni ukora nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye. Wibuke kwiyandikisha neza kuri umuyoboro wacu wa YouTube, ukora subscribe ndetse ufungura n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na update tunyuza kuri iyi channel yacu. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa 10 aho dusanga umuproducer witwa Roda. Uyu ni umuproducer ukomeye cyane yagiye akora ibitangaza mu ndirimbo yagiye akorera abahanzi. Twavuga nk'indirimbo yitwa Best Friend ya Bwiza yahuriyemo na The Ben. Iyi ni indirimbo ikomeye cyane yaje kurebwa n'abarenga miliyoni 3. Twavuga nk'indi yakoze yitwa Roro ya Davis D, nayo yarakunzwe cyane, bityo bigaragara ko producer Roda ari igihangange gikomeye cyane. Twise cyane tugiye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga umuproducer witwa Koze. Uyu ni umuproducer ukomeye cyane yagiye akora indirimbo nyinshi zitandukanye. Twavuga nk'indirimbo yitwa Royal ya Juno Kizigenza, Pyramid ya Kevin Kade yahuriyemo na King Kivumbi, ndetse n'iyitwa Kurura ya Bushari ndetse na Juno Kizigenza. Izi ni indirimbo zakunzwe cyane, bityo biha amahirwe umuproducer witwa Koze kugaragara kuri uyu mwanya wa 9. Uyu ni umuproducer ukomeye cyane, urumva yuko yakoze indirimbo z'abahanzi zigakundwa, bityo akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 2 w'abaproducer bakomeye cyane mu Rwanda. Twese cyane tugiye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga umuproducer witwa Compressor. Uyu ni umuproducer ukomeye cyane aho yaje gukorera umuhanzi witwa Yampano yamukoreye indirimbo yitwa Si ibyanjye. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, ndazi neza ko nawe ushobora kuba uyizi niba ukunda umuziki nyarwanda, by'umwihariko ukurikira umuhanzi witwa Yampano. Iyi ndirimbo yitwa Si ibyanjye yarakunzwe cyane, by'umwihariko nyuma yaho Yampano aje kugaragara kuri stage mu gitaramo cya The Ben. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, bityo Yampano ahindurirwa amateka n'umuproducer witwa Compressor. Yampano yakomeje amushimira cyane mu biganiro yagiye akorana n'abanyamakuru nyuma y'uko iyi ndirimbo yitwa Si ibyanjye iriye hit ku rwego mpuzamahanga. Iyi ndirimbo rero ikaba yaratumye uyu muproducer agaragara ku mwanya wa 8 w'abaproducer bakomeye cyane mu Rwanda. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umuproducer witwa The Real Beat. Uyu ni umuproducer ugiye ukora ibitangazo bikomeye cyane. Twavuga nk'indirimbo yakoze ya The Ben yitwa True Love. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane, akaba ari indirimbo igaragara mu ndirimbo zikunzwe cyane zakozwe na The Ben. Uyu muproducer witwa The Real Beat akaba yaragiye akora n'izindi ndirimbo zitandukanye. Twavuga nk'indirimbo yitwa Kosho ya Dramati, uyu ni umuhanzi w'umurundi, Rompe ya Afrique. Izi ndirimbo zarakunzwe cyane, bityo bituma uyu muproducer witwa The Real Beat agaragara kuri uyu mwanya wa 7 w'abaproducer bakomeye cyane mu Rwanda. Twese cyane tujya kujya ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga umuproducer witwa Ishimwe Clement. Uyu ni umuproducer ukomeye cyane yagiye akora indirimbo nyinshi z'abahanzi zikabahindurira ubuzima, zigakundwa cyane ku rwego mpuzamahanga. Nk'indirimbo twavuga yitwa Mbari ya Neringabo yakozwe n'uyu muproducer, yitwa Uzakunda ya Butera Knowless, ndetse n'iyitwa Kauma ya Neringabo ndetse na Juno Kizigenza. Izi ni indirimbo zakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga, zituma uyu muproducer agaragara nk'umuhanga ufite ubuhangange budasanzwe. Akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 6 w'abaproducer bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Ishimwe Clement yagiye akora n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye, bityo bimuha amahirwe yo kugaragara muri iyi top 10 y'abaproducer bakomeye cyane mu Rwanda. Uyu muproducer rero kugira ngo agukorere indirimbo nibura ugomba kuba ufite amafaranga hejuru y'ibihumbi 600. Ibi byagiye bivugwa n'abayagiye azikorera, bamwe barimo bo maze kukubwira hano ruguru aribo Neringabo, Butera Knowless ndetse na Juno Kizigenza. Twihuse cyane tujye kujya muri top 5. Mbere y'uko tujya muri top 5 nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe ngo ufungure n'inzogera uri guhomba cyane, kuko iyi channel ni ingenzi kugezaho update z'ibyamamare
haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku yindi migabane itandukanye y'isi muri rusange. Wowe wamaze kubikora ndagushimiye cyane, uze gutanga igitekerezo cyawe muri komenti cy'uburyo wabonye ino video, utubwire umuproducer wari kuza ku mwanya runaka tutavuze muri iyi video. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umuproducer witwa Santana Sauce. Uyu ni umuproducer w'umunyarwanda ukomeye cyane, yagiye akora indirimbo nyinshi zitandukanye, azikorera abahanzi baramenyekana cyane. By'umwihariko nk'indirimbo twavuga yitwa Ready ya Bwiza, Byambera ya Aruto ndetse na Peer Pressure ya Neo Bosco. Hari n'izindi ndirimbo nyinshi yagiye akora za Neo Bosco zitandukanye kandi zagiye zikundwa, bityo bigaragaza yuko uyu muproducer witwa Santana Sauce ari igihangange, bityo akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu muri top 10 y'abaproducer bakomeye cyane mu Rwanda. Uyu rero akaba ari umuproducer waje kugaragara muri top 5. Twese cyane tugiye kujya ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga umuproducer witwa Bob Pro. Uyu ni umuproducer ukomeye cyane, akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kane. Yagiye akora indirimbo nyinshi cyane, twavuga nk'indirimbo yitwa On Fire ya Andi Bumuntu. Iyi niyo ndirimbo Andi Bumuntu afite yakunzwe cyane, akaba yaje kugaragara rero kuri uyu mwanya wa kane. Indi ndirimbo twavuga ni indirimbo yitwa Icyomanzi ya Yampano. Uyu muproducer Bob Pro urumva yuko akomeye cyane, bityo akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kane muri top 10 y'abaproducer bakomeye cyane mu Rwanda. Twihuse cyane tugiye kujya ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuproducer witwa Prince Keys. Uyu ni umuproducer ukomeye cyane, yagiye akora indirimbo nyinshi zitandukanye, twavuga nk'indirimbo yitwa Puta ya Bulldog afatanyije na Juno Kizigenza. Iyi nayo ni indirimbo yakunzwe cyane ku miyoboro ya YouTube wa Bulldog, aho yaje kurebwa n'abarenga miliyoni 6. Iyi kandi niyo ndirimbo Bulldog afite yakunzwe cyane kurusha izindi zose yagiye akora, bityo bigaragaza ubuhangange bw'uyu muproducer witwa Prince Keys. Si yo gusa, hari n'izindi yagiye akora za Bruce Melody, twavuga nk'iyitwa Funga Mocho. Iyi nayo ni indirimbo yakunzwe cyane, twavuga nk'indi yitwa Agasinye ya Ariel Ways ndetse n'izindi zitandukanye yagiye akora. Uyu kandi yakomeje kuvugwa cyane ko yagize uruhare mu kugarura umuhanzi witwa Dani Nanone, aho yagiye amukorera indirimbo zitandukanye nk'iyo twakwita Amanota, yarebwe n'abarenga miliyoni 3 ku miyoboro ya YouTube wa Dani Nanone. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuproducer akaba n'umuhanzi, uwo nta wundi ni Element Ere. Uyu ni umuproducer ukomeye cyane, akaba n'umuhanzi yagiye akora indirimbo nyinshi zitandukanye zigakundwa, twavuga nk'iyitwa Fooditwa yakoranye na Bruce Melody ndetse na Roskana, Kashe, Maso, Tombe ndetse n'izindi. Uyu akaba ari umuproducer ukomeye cyane mu Rwanda, yagiye akora indirimbo nyinshi zitandukanye nk'indirimbo twakita Hands Up ya Bruce Melody ndetse n'iyitwa Zanzibar ya Harmonize afatanyije na Bruce Melody. Uyu muproducer Element Ere ari mu bamwe mu baproducer bishyurwa amafaranga menshi cyane mu Rwanda kugira ngo bakorere abahanzi indirimbo. Uyu nguyu ashobora kuba yishyuza amafaranga ari hejuru ya miliyoni 1,100,000 kuko agira uruhare rukomeye cyane mu ndirimbo z'abahanzi agenda akora, kuko ari ibice agenda aririmbamo kugira ngo indirimbo zirusheho kuba nziza. Twihuse cyane tujya kujya ku mwanya wa mbere, nkwibutsa yuko niba utarakora subscribe ngo ufungure inzogera ntabwo uriyandikisha neza kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Like, share na comment ni ingenzi cyane. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere uribaza cyangwa se wifuzaga ko haza kugaragara uyu muproducer w'umunyarwanda ukomeye cyane kuruta abo twavuze hejuru? Uraza kutubwira muri comment umuproducer wanaga yaza ku mwanya wa mbere nusanga uhari atariwe watekerezaga. Ku mwanya wa mbere turasanga umuproducer witwa Medibet. Ngira ngo uri kumubona, ndazi neza ko ushobora kuba umuzi kuko ni igihangange mu gutunganya indirimbo z'abanyarwanda ndetse n'abandi bahanzi batandukanye. Twavuga nk'indirimbo yakoze yitwa Thank You ya The Ben ndetse na Tom Close. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane, bityo bigaragaza ubuhanga n'ubuhangange bw'uyu muproducer witwa Medibet. Indirimbo twavuga ni iyitwa
Why ya The Ben ndetse na Diamond Platnumz. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane, akaba ari nayo ndirimbo The Ben yagaragayemo yariye hit kurusha izindi zose. Indi twavuga ni iyitwa Katerina ya Bruce Melody, iyi yarebwe n'abarenga miliyoni 15 ku miyoboro ya YouTube ya Bruce Melody, kandi niyo ndirimbo yonyine Bruce Melody afite yariye hit kurusha izindi zose yagiye akora. Uyu muproducer kandi yakoze indirimbo ya King James yitwa Hari ukuntu, akora indirimbo yitwa Twembi ya Mico The Best, akora indirimbo zitandukanye za Meddy, twavuga nk'iyitwa My Vogue ndetse na Queen of Sheba, zikaba zararebwe hejuru ya miliyoni 10. Urumva yuko ari indirimbo zakunzwe cyane, bityo bigakomeza kugaragaza uyu muproducer nk'umuhanga, afite ubuhanga budasanzwe budatuma agereranywa n'uwo ari we wese. Akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere w'abaproducer bakomeye cyane mu Rwanda. Uyu kandi akaba ari umwe mu bishyuza amafaranga menshi cyane mu Rwanda, kuko kugira ngo akore indirimbo cyangwa se arambike ibiganza bye ku gihangano cy'umuhanzi, agomba kwishyurwa amafaranga ari hejuru ya miliyoni n'ibihumbi 500. Ntashobora kuyajya munsi bitewe n'ubuhanga bwe cyangwa se ubunararibonye afite mu gutunganya umuziki.